nongeye kukwifuriza ibihe byiza nshuti mukunzi wa Rwanda SDA Hymns. Iminsi igize icyumweru ni iminsi 7, ariko muri iyo minsi umuntu yahawe iminsi 6 gusa ngo yikoremo imirimo yose ishobora kumutunga no kumubeshaho mu minsi yo kubaho kwe. Mu minsi 7 igize icyumweru harimo umunsi umwe gusa Imana yazigamiye uwo muntu ngo ajye aruhuka kuko azaba ananiwe muri ya minsi 6 yo gukora. Ntabwo Imana ibisaba umuntu, ahubwo iranabimutegeka. Ni itegeko riva ku waremye byose. Umuntu agomba kuruhuka, niko Imana yategetse. Agomba gukinga butike akaruhuka, agomba gukinga restaurant akaruhuka. Umuntu agomba gushyira ku ruhande icyo ari cyo cyose gishobora kumwinjiriza ubutunzi, uretse imirimo y'ubufasha no kwita ku bandi, kuko izari imbuto zitangwa n'Uwiteka. Indirimbo wibuka isabato umwami Yesu yahiriye yanditswe n'umubyeyi w'icyamamare mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Duhora tumuvuga kandi tuzahora tumuvuga kuko ari indashyikirwa. Ni umubyeyi witwaga Francis Jane Van Alstyne, benshi bamuzi kuri Fanny Crosby. Ni wa wundi wabanaga n'ubumuga bwo kutabona kuva akiri mutoya cyane. Ni wa wundi wanditse indirimbo zirenga 8,000. Yari umwanditsi ukomeye wari waravukiye i Bristol muri Amerika. Jane uyu ni umwe mu banditsi bakomeye cyane isi yigeze kugira, umwanditsi, umuhimbyi w'indirimbo zo guhimbaza Imana. Fanny yapfuye afite imyaka 95 yose. Yari umukecuru utabona ariko w'umunyabwenge. Niwe wahimbye amagambo y'indirimbo yitwa ngo ntumiteho mukiza we, ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige. Niwe wahimbye indirimbo yitwa ngo menyesha ibya Yesu byose maze ubinyandikemo. Niwe kandi wahimbye indirimbo yitwa ngo giza amahirwe nduwa Yesu. Yahimbye indirimbo nyinshi zirarenga 8,000. Uyu Fanny wahimbye iyi ndirimbo wibuka isabato umwami Yesu yahiriye yitwaga umwamikazi w'indirimbo zisingiza Imana. Yari Queen, umwamikazi. Warondora amateka ya Francis Jane bwakwira bugacya. Fanny Crosby niwe wahimbye iyi ndirimbo yibutsa ubwoko bw'Imana ikiruhuko Imana yageneye umuntu. Ni indirimbo itubwira kutibagirwa na gato isabato Yesu yahiriye, umunsi uruta iyindi. Ku isabato umuntu agomba guha Imana umutima we, imbaraga ze ndetse n'impagarike ye yose. Umuntu ntagomba kwirengagiza guterana kwera, guterana n'abandi. Niyo mpamvu iyi ndirimbo Fanny Crosby yayise ngo wibuka isabato. Wibuka isabato umwami Yesu yahiriye. Ni umunsi uruta iyindi, ni umunsi unezeza. Turuhuka mu imirimo, tubwirwa mu iby'ijuru. Niwo mucyo umurika uva ku mwami Imana. Jya weza isabato maze uramye uwo mwami wabwiye intumwa ze ati ndi nyir'ubugingo. Niba twicisha bugufi dukorera umukiza, tuzajyanwa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Twishime, twezwemo, turirimbire Yesu, inshuti yacu nziza, tumutekereze. Mukiza mwiza udukunda, isezerano ryawe ngo uzaba muri twebwe niryo ritunezeza. Utuzanira amahoro, sabato nziza rwose. Utuzanira amahoro, sabato nziza. Nshuti muvandimwe duhurira kuri iyi channel yitwa Rwanda SDA Hymns. Isabato turayiruhuka turi mu isi, ariko nitugera mu ijuru kandi nabwo tuzahora tuyiruhuka uko ibihe bihaye ibindi. Igihe kizaza uhereye mu mboneko z'ukwezi ukageza mu mboneko z'ukundi, no guhera ku isabato ukageza ku yindi, abantu bose bazajya baza gusenga imbere yanjye. Niko Uwiteka avuga. Yesaya 66 umurongo wa 23. Ndakwifuriza kuzaruhukira isabato mu ijuru ibihe bidashira. Nitwa Jacques Lameg. Niba uri mushyashya ntiwibagirwe gukora kuri subscribe kugira ngo utazakirwa n'amateka y'indirimbo itaha mu gihe azaba kigera kuri Rwanda SDA Hymns. Imana iguhe umugisha. Rwanda SDA Hymns.